Yes, reka nizere ko mumeze neza cyane mukomeye muguwe neza muri amahoro abakunda gukurikirana ibiganiro bya Akarabo TV bifuriza kugubwa neza cyane bifuriza ishya n'ihirwe mu byo murimo byo muri gukora byose reka tubizeze cyangwa se tubasabire Nyagasani Imana yacu kugira ngo bize kuba bitungana bigenda neza cyane ibyo tubasabira natwe niko tubyisabira aka kanya tuvugana Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi Antoine yamaze kugira umukobwa we umunyamabanga wihariye umukuru w'igihugu nkuko byagiye bitangazwa n'abantu ndetse benshi cyane bamwe bakabyibazaho mu buryo butandukanye batese uno mwana w'umukobwa yaba koko ari capable cyangwa se afite ubushobozi bwo kuba yaba umujyanama wa Perezida Felix Tshisekedi cyangwa se ni kwa kundi bari gushakira abana babo imirimo nkuko bigenda bigarukwaho abantu benshi bakagenda babivuga mu buryo bumwe cyangwa se ubundi nuko gahunda zimeze. Joseph Kabila we wabaye Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yatangaje ko byabaye ngombwa ko ahagarika amasomo yari muri kaminuza muri Afurika y'Epfo kugira ngo ashobore kwita ku kibazo cy'umutekano muke cyabaye agateranzamba mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo yarasanzwe ayobora. Yabitangarije rero ikinyamakuru cy'igihugu cya Namibia ubwo yajyaga gushyingura umuperezida wa Namibia witabye Imana ari nawe wa mbere mu kuyobora kino gihugu. Joseph Kabila yavuze ko yavuye ku butegetsi itegeko nshinga ryabitegekaga yavuye ku butegetsi uko itegeko nshinga ryabitegekaga bivuze nyine ko yashaka gusobanura ko nta manyanga yegeze akora cyangwa se agerageza gukora ku buryo yaba yagundira ubutegetsi. Ashimangira ko ariko nibikomeza kurogera hari igihe bizasaba ko bakumira ko igihugu cyasubira inyuma. Ati navuye mu butegetsi nk'uko itegeko nshinga ryabitegekaga nkajya nitabira ibikorwa bitandukanye harimo n'amasomo kandi nifuza kuyakomeza, ariko ibintu nibikomeza kuba bibi mu rugo tugomba gukora ku buryo RDC itagwa mu manga. Duhari kugira ngo tujye inama ariko tunakore ibishoboka byose ngo ntibikomeze kujya habi. Usibye ko hari nabyo biri kubaho ubu Kabila yemeje ko hari kwiga muri kaminuza Johannesburg ariko akaba yarasubitse ibyo kwiga. Ati nabaye nsubitse amasomo mu mezi 2 cyangwa 3 ashize kugira ngo mparire umwanya kubera mu gihugu cy'iwacu. Kabila yahakanye ibyo bamushinja byo kuba yivanga muri politike bwihishwa agashyigikira M23. Avuga ko hari imirimo myinshi yakoreye ahagaragara ikindi gihe aharanira umwanya amasomo kandi ngo yahisemo kuyashyiraho umutima ngo azabashe kuyatsinda. Uyu mugabo yavuze ko ishyaka rye rya PPRD rikomeje gushaka uko ryatanga umusanzu mu kubaka amahoro arambye mu gihugu cye ariko bitagirwamo uruhare n'umutwe umwe gusa ahubwo abantu bose bafatanya bagamije gushaka umuti urambye. Yavuze ko intambara iri mu burasirazuba bwa Kongo ikomoka ku bibazo byinshi birimo imiyoborere mibi, akarengane no kutubahiriza itegeko nshinga kandi kenshi ibi bibazo by'imbere mu gihugu bituma nabo hanze bashobora kubyuriraho ikibazo kikarushaho kuremera. Abajijwe ku biganiro bya Nairobi na Rwanda Kabila yavuze ko ajya inama yo kuganiriza abanyekongo kuko ari bo bazi akababaro bari kunyuramo. Ati inama nabaha wabishaka wese byaba ari byiza kuvugisha abanyekongo bazi neza agahinda k'ibyo bari kunyuramo. Abahuza bo muri Afurika y'Uburengerazuba cyangwa se n'utundi duce bashobora kuba bagamije ineza ariko nta muhuza wavuga ko RDC kurusha abaturage bayituye. Kabila yavuze ko ubwo yavaga ku butegetsi bari bakoze ihuriro ry'amashyaka ya politike na Perezida Felix Tshisekedi ariko mu buryo butunguranye Tshisekedi akavuga ko
atabikeneye, ati natwe twakiriye icyo cyemezo. Murabibuka ko Felix Tshisekedi ashinja uwahoze ari perezida cyangwa se uwo yasimbuye ku butegetsi, amushinja gushyigikira umutwe wa M23 ku buryo bugaragara. Niko abimushinja, ntawe uzi ukuri nimba byaba ari byo cyangwa se nimba byaba ari ibinyoma, buriya babiziranyeho uko byagenda kose. Abantu rero barebera hafi bakomeje kwibaza umuti cyangwa se uko bizarangira iby'intambara yihanganishije umutwe witwaje intwaro nk'uko bivugwa na benshi, urwanya igihugu cyangwa se ubutegetsi bwa Kinshasa, ariko bo bakavuga yuko baharanira uburenganzira bw'abavuga ikinyarwanda, cyane ko batanga impamvu z'uko bakomeje gutotezwa ndetse cyane ku buryo bukomeye. Rero umutwe witwaje intwaro wa M23 cyangwa se AFC n'ubundi ukomeje rwose ibikorwa byawo, uvuga ko utazigera wihangana se cyangwa se wihanganira na rimwe kubona bari gutoteza abantu, babaziza uko bavutse, abantu babaziza ubwoko bwabo, cyane ko rwose ibyo ngibyo bavuga yuko bigomba gukemuka ndetse mu maguru mashya. Naho uyu Felix Antoine Tshisekedi agahamye yuko babikora babi mu mutaka w'abantu benshi babashuka, agashinja cyane cyangwa se agashyira mu majwi ubutegetsi bw'i Kigali, akavuga yuko ikibazo cya M23 gifitwemo uruhare kuba kidakemuka n'ubutegetsi bw'i Kigali. Ubutegetsi bw'i Kigali bwo bibihakana bwivuye inyuma, cyane nk'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame, aho avuga ko rwose abaturage ba Kongo bakennye nkayo cyangwa se bafite ubukene nk'ubw'abaturage be. Bityo rero rwose aya mabuye y'agaciro mudushinja kuba twaza gucukura turi mu mutaka wa M23, rwose abaturage banjye humura, mbona bameze nk'abawe, bose bafite ubukene. Perezida Kagame rero uyoboye igihugu cy'u Rwanda yavuze ko u Rwanda rutarajwe inshinga n'amabuye y'agaciro ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ko ahubwo ikibanze mu ntekerezo z'abanyarwanda ari umutekano bifuza kubona mu gihugu kirambye. Perezida Kagame yabigarutseho mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru, yagiranye n'umunyamakuru Mario, cyagarutse ku ngingo zinyuranye zireba n'umutekano muke muri RDC, ibirego bishinjwa u Rwanda ndetse n'impamvu rukunda kugerekwaho kuba nyirabayazana w'umutekano muke muri icyo gihugu cy'abaturanyi. Perezida Kagame yagaragaje ko uburyo u Rwanda rukomeza gutwererwa gusabura amabuye y'agaciro mu burasirazuba bwa Kongo binyuze mu guteza umutekano muke, mu gihe ari rwo ruhangayikishijwe n'umutekano warwo. Impungenge z'u Rwanda ku mutekano muke zishingiye ahanini ku kuba guverinoma ya RDC yarifatanije n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR washinzwe n'abasize bahekuye mu Rwanda muri Jenoside yakorewe Abatutsi 94 mu mugambi wo guhungabanya umutekano no guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda. Nanone kandi imiyoborere mibi ya RDC ikomeje guha urwaho ukisubiranamo ku rwango n'amacakubiri, ari nabyo shingiro by'intambara y'amoko yadutse mu burasirazuba bwa Kongo. Perezida Kagame yavuze kandi ko ibihugu byinshi bikomeye ku isi bishinja u Rwanda guteza umutekano muke muri icyo gihugu cy'abaturanyi rukurikiyeyo amabuye y'agaciro, mu gihe ari byo bihakura umutekano, umutungo kamere utagira ingano ufitiye runini iterambere ryabo. Muri icyo kiganiro Perezida Kagame yavuze kandi ko u Rwanda rushobora kuza ku ndiba y'urutonde rw'ibihugu amagana bifite inyota cyangwa byifuza amabuye y'agaciro ya Kongo. Aturebye ibihugu 100 byifuza amabuye y'agaciro ya Kongo, aho baba bavuye hose mu Bushinwa, Iburayi, Amerika, Canada n'ahandi, harimo natwe twese bo mu karere, u Rwanda rwaza ku mwanya w'100, rwaza ku ndiba. Ni ukuvuga ngo icyo Perezida Paul Kagame yashatse kuvuga ko ibihugu biba bikeneye amabuye y'agaciro rwose, kuri we nimba ari ibihugu 100 naza ku mwanya w'100, kuko twe bishatse kuvuga ko nta mabuye y'agaciro abakeneye ava muri Kongo. Yavuze ko
ikibazo kibaho ari uko u Rwanda ari rwo rwikomereza umugayo w'abiba amabuye y'agaciro ya Kongo. U Rwanda ari rwo rwikorezwa umugabo wabaza kwiba, ni rwo ruheka umugabo wabaza kwiba ubutunzi bwa Kongo, kandi rutayitayeho mu gihe ruhanganye n'ibibazo by'umutekano muke bituruka muri icyo gihugu. No kuvuga ngo u Rwanda rushinja Kongo kubatezaho umutekano muke, Kongo nayo igashinja u Rwanda rwose kubivutsa umutekano. Yakomeje ku buryo ibihugu byungukira cyane ku gusahurira imitungo kamere yo muri RDC. Ntacyo bisigaza inyuma, birangaza isi bigereka ibyo bibazo ku Rwanda, bikoresheje imbaraga zitangaza amakuru rikomeye, bikoresha ndetse n'ubundi buryo ubwo ari bwo bwose. Ati u Rwanda nirwo rwabaye urwo kwitakana muri ibyo bibazo, kubera ko urwo rutonde rw'abagera kuri 99% nibo bandi bafite ubushobozi bw'itangazamakuru n'ibindi byose. None kandi kuri bo barungukira kuri politike mbi ya Kongo. Abenshi muri bo bashobora kuba bafite imigabane mu bigo byashinzwe ku bufatanye na Tshisekedi, perezida wa Kongo. Aho niho yahereye agaragaza ko ikiraje inshinga u Rwanda atari amabuye y'agaciro, ahubwo ikiraje imbere inshinga abanyarwanda kibanze ari umutekano w'abaturage. Kuko aho abandi bashobora kubifata nk'imikino, u Rwanda rubibona nk'ikibazo cyo gupfa no gukira. Aho abandi bashobora kubibona nk'ikibazo cy'imikino, ikibazo cya Kongo cyo u Rwanda rukibona nk'ikibazo cyo gupfa no gukira. Ikibazo cyacu si amabuye y'agaciro, ntaho gihuriye n'amabuye y'agaciro. Ikibazo cyacu kirebana n'umutekano, kandi igihe cyose tutizeye umutekano wacu w'igihugu kirambye, w'igihe kirambye, ntabwo dushobora gutekereza iby'amabuye y'agaciro. Icyo nicyo cyaza inyuma mu bitekerezo byacu. Ubushakashatsi butandukanye bwagiye bugaragaza ko muri RDC yohereza mu mahanga hejuru ya 70% by'amabuye y'agaciro akoreshwa mu gukora ibikoresho by'ikoranabuhanga, na hejuru ya 80% by'ikinombe bicukurwa cyangwa biterwa inkunga n'ibigo byo mu Bushinwa. Bivuze ko RDC ifite umugabane ungana na 1/4 cy'amabuye akorwamo ibikoresho by'ikoranabuhanga. No kuvuga rero Perezida Paul Kagame yongeye ashimangira ko amabuye y'agaciro ataraje inshinga abanyarwanda rwose, ko tutajya tunayatekereza. Ibyo ngibyo rwose yabibabwiye abakuriye inzira ku murima. Abantu bagomba kubimenya, ndetse ijana ku rindi ko rwose amabuye y'agaciro tutayakeneye, tutazigera tunayakenera. Niko gahunda zimeze, bagomba kubyumva. Utazabyumva rero nuzaba ufite ikibazo gikomeye cyane, ariko umuntu udafite ikibazo agomba kubyumva ngo ku Rwanda rutarajwe ishinga cyangwa se rudatekereza ku mabuye y'agaciro avuye muri Kongo. Nabo ubwabo bafite ibyabo bari gukurikirana, rero ntago bakurikirana ibyabo ngo bifatanyeho na Kongo. Ibyo ni ibyatangajwe na Perezida wa Repubulika, umukuru w'igihugu cyacu cy'u Rwanda, nk'uko yabyivugiye rwose aganira n'icyo gitangazamakuru. Yabibabwiye ko u Rwanda rudashirajwe inshinga n'amabuye y'agaciro yaba akomoka muri Kongo. Tukiri kuri ibyo ngibyo rero, Antoine Felix Tshisekedi abantu benshi bamaze gushinja ko akoresha amafaranga cyane, ariko abantu ayaha bakaba bagamije kuyamurya ntihagire ibyo bamufasha mu byo aba yabatuye bamukemurira. Ikindi nuko Tshisekedi yashyizeho amafaranga angana na miliyoni 8 ku bantu bazafata cyangwa se bazabashyikiriza bamwe mu bayobozi ba M23. Rero iryo tangazo ryagiye hanze rishimangira yuko umuntu uzafata bamwe mw'abari abayobozi ba M23 rwose ko azahabwa miliyoni 5 z'amadolari y'Amerika.
bivuze miliyari zikaba hafi 9 z'amafaranga y'u Rwanda. Yego nawe ushaka gukorera ayo mafaranga rwose uhawe ikaze. Icyo usabwa nta kindi no gufata umwe mu bayobozi ba M23, wafata General Makenga, wafata rwose uwo wafata wese uzahabwa miliyoni 5 zawe. Amafaranga ntabaca mu myanya y'intoki rwose, nimba wumva bizakorohera. Gusa biragoye abantu benshi bamushinja ko rwose yanga kumva cyangwa se gutega amatwi abamugira inama, kuko benshi bagarutse kumugira inama yuko yashyira imbere ibiganiro cyane kuruta gushyira imbere ko ikibazo cyakemurwa n'amafaranga cyangwa se n'izindi mbaraga izo zose. Bamubwiye kuba yakemera akajya mu biganiro, ariko yarabyanze. Ubu ngubu tuvugana rero none nubwo bimeze bityo, amaleta amwe namwe agenda amutungura yanga kubahiriza rwose ibyo n'ubundi ari kubasaba kugira ngo ikibazo kibe cyakemuka. Inama yari guhuza intumwa za RDC n'abadepite bo muri Amerika yarapfubye. Inama yarapfubye, ariko mu gupfuba rwose Kisekedi akagenda abyita atakamba cyangwa se n'ubundi amatakirango yiye avuga ko hari ababa babyihishe inyuma. Inama yari guhuza intumwa z'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'abadepite bo muri Amerika ubu iherutse gupfuba. Leta ya RDC igaragaza ko yishingikirije ku bihugu byo mu burasirazuba bw'isi nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo bifashe gutsinda umutwe witwaje intwaro wa M23 ugenzura ibice byinshi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo, kugira ngo Amerika n'ibihugu byo mu burasirazuba mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi byemere gufasha leta ya Kongo binyuze mu gufatira ibihano M23 n'u Rwanda. Perezida Felix Tshisekedi yabisezeranyije gucukura amabuye y'agaciro muri leta ya Kongo. Felix Tshisekedi kugira ngo leta cyangwa se biriya bihugu by'Iburayi bifatire umwanzuro u Rwanda ndetse bifatire umwanzuro na M23, ngo yabisezeranyije rwose kuzaza bagasarura. Uzananirwa ahazabananiriwe niho urazarekerera aho ngaho, ariko yabijeje cyangwa se yababwiye kuza gusarura nta ngingimira, bakaza bagasarura hama bukarambiriwe rwose bakarekera aho ngaho. Perezida wa Kisekedi yahishuye iri sezerano ubwo yagiranaga ikiganiro n'umunyamakuru wa New York Times cyakozweho inkuru yasohotse tariki ya 22 Gashyantare. Ikinyamakuru Jeune Afrique cyatangaje ko mu minsi ishize abayobozi benshi bo muri leta ya Kongo bagiriye inzinduko muri Amerika kugira ngo baganire n'abi Washington kuri iki gitekerezo cya masezerano. Nk'uko cyabisobanuye, aba bayobozi barimo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Kongo Teresa Kayikwamba akenshi bari kumwe n'abahuza bo muri Amerika, gusa ngo izi ngendo zateje i Washington urujijo n'uburakari. Tariki ya 6 Werurwe, perezida wa komisiyo ishinzwe ububanyi n'amahanga mu nteko ishinga amategeko ya Amerika hamagaye abadepite bagenzi be kugira ngo bahure n'itsinda rinini ry'abayobozi bo muri leta ya Kongo barimo Minisitiri Kayikwamba. Ikinyamakuru cyatangaje ko byarangiye iyi nama yari guhuza izi ntumwa za Perezida Kisekedi n'abadepite bagize iyi komisiyo isubitswe bibaza ubutegetsi bwa RDC. Umujyanama wa Perezida Kisekedi yatangaje ko iyi myitwarire iri guca intege ubutegetsi bwa Kisekedi nyine, mu gihe butegereje umusaruro w'umuhate bukomeje gushyira muri diplomasi. Leta ya Kongo yatangiye gushyira imbaraga mu gusaba amahanga gufatira ibihano u Rwanda ndetse na M23. Nyuma yaho abarwanyi ba M23 bafashe umujyi wa Goma ndetse bakakontorora nyine bakawugenzura, niho leta ya Kongo cyangwa yashyizemo imbaraga mu gushaka gufatira ibihano uyu mutwe, ariko bakawufatira n'u Rwanda, cyane ko bavuga yuko u Rwanda nyine ruri mu bantu bafasha M23 ariwo mutaka ngo bihishemo. Nuko nguko byagenze, niyo mpamvu babikora batyo, bavuga yuko leta y'u Rwanda rwose iri mu bafatanyabikorwa ba M23 baziguye babayifasha. Nuko gahunda zimeze rwose, niko gahunda zimeze. Kandi ikindi, leta ya Kongo rwose yatangarije abantu ko igiye gukurikirana abasirikari
ba M23 bakuru bahunze. Leta ya Kongo igiye gukurikirana abasirikari bakuru bahunze M23. Ngo leta ya Kongo igiye gufatira ibihano abasirikari bayo bakuru bari bayoboye abandi bagiye bahunga M23. Urabona M23 uko yabarasagaho, bamwe barahungaga abandi bagatega umutwe nyine bagapfa, n'ibyo ngibyo. Rero leta ya Kongo yagaragaje ko igiye gufatira ibihano abasirikari bakuru bataye urugamba. Ubutegetsi bwa Kongo rwose mwabibonye ko mu minsi yashize hari n'abasirikari bagiye rwose baraswa cyangwa se bagacirwa urwo gupfa. Bagacibwa urwo gupfa kubera ko bagiye bata urugamba. Murakoze cyane rero, mukomeze mukurikire amakuru yacu, nuko uvuga ngo tuzatebagezaho 5 kuri 5. Mwakoze.